ariko Marine naje mfite ubwoba ngira ngo irahorera mukuru wayo sanze iri hasi ihimbira wayo icyo basa ikizero cyagifite uzima umunatano Mireke baracyayifite navuga babandi bambara imikara gusa bambara nabi yewe izina ry'Imana cyandi uretse gato Satana sabura yose Mireke atatu no yagiye umbaraba habura icyo sabwa no gutsinda imikino yanjye yose nkayitsinda urumva yose nkayitsinda nanjye Alexander Kiroso yose ninyitsinda izatsindwa Mireke inganya umwe bite nitwarira igikombe kabiri icyamahoro nacyo ni icyanjye ni icyanjye ni Rayon ikereya chance mu gice cya mbere mu gice cya kabiri ukayibura ni Rayon Sport ubona twempoza kugira ngo ikipe noya tuyempoze ahubwo twebwe usanga tuyempoze kuko niyo mpamvu wabonye n'abafana batabashije kwitabira cyane kubera iki baravuga ati Rayon Sport nta cyizere iri gutanga dukurikije uko tuyibona ndetse naho dushaka ko ishaka kugera kuko avuye hatatu yego sigaye matanu kuvuga ko igikombe gishoboka bwo twaba tugiye kubeshya kubera yuko niba APR ubungubu iturusha amanota 5 ubungubu itarakina ifite ikirarane bivuze yuko itsinze n'ubundi yagira 8 ubu hasigaye niba nibeshya hasigaye imikino 4 kugira ngo shampiyona irangire bivuge yuko twebwe twitegure igikombe cy'amahoro naho ibindi Rayon Sport itahinduye itagize ibintu kuko iyi si Rayon Sport tuzi Rayon Sport y'abasinzi Rayon Sport y'abantu badashize hamwe ntago ari Rayon Sport rwose ariko ikintu cyo gukosora ni gitoya dufite ikibazo kuri Abedi sinzi ikibazo umutoza mufiteho gituma atamukuramo rwose twebwe nk'abafana aradukinira nabi cyane ni umuntu arafata umupira agasubiza inyuma uwafashe aho kugira ngo ahe mugenzi we ukamucika kandi mu gihe turi urugamba turimo turashaka abantu batyaye biruka bacenga bamenya abagenzi babo aho bahagaze ariko rwose uriya mutoza nadufashe ntago genda abona match usibye iya APR ntago ndabona match y'umutoza usibye iyo nabonye akina na APR yari nziza ikina neza ariko uyu munsi wa none umuntu umupira uramunanira kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma ikintu yakiri mu kibuga biriya bintu rwose twebwe giye kubwanjye uriya Abedi ntabwo yakagombye kuba ari muri iki kibuga namwicaze amusimbuza undi abakinyi turabafite rwose nadufashe ubundi ikindi cya kabiri urabona ko turacyafite amahirwe ku gikombe ikintu nsaba rero ni kimwe no kugira ngo abafana tube hafi abayobozi babe hafi abakinyi imbaraga barazifite umutoza bamuganirize igikombe tuzagitwara murakoze impamvu y'abafana ni impamvu y'imvura yaguye iyi mvura yaguye abantu batarava mu rugo mbo rero ibyo waruvuze ngo gutsinda Marine ubundi byiteka umubyeyi aba yiteguye guhana umwana uyu ni umwana twagombaga kumuhana gusa tumuhannye bya kibyeyi kuko iyo tutaza kumuhana bya kibyeyi byakabaye birenga ibi ngibi rero umwana turamuhannye ni isomo araribonye mbo bajya bavuga ngo nta mwana usikera avoma rero nibyo bibaye gusa wabonaga ko uburyo Marine yaje ari ifite uburyo yateguwe urabizi iyo twakinnye mbere iyo APR yakinnye mbere igatsindwa hari uburyo match Rayon Sport igiye gukina iba yateguye ku rwego rwo hejuru noneho ushingiye ko Marine urabizi ni pikinyeri ya APR rero bamaze iminsi Kigali APR yarabagaburiye yabakoreye buri kimwe cyose nta nzara bari bafite gusa icyakora cyo kubera kugwa ifutu nta bindi bagombaga gukora Marine yiza kubita amaze iminsi irya ibiryo APR igaburiye mbabwiza ukuri yari gutanga akazi ariko kubera ko baguye ifutu ntago bigeze batanga akazi rero ni ibingibi bagombaga gukora nta bindi match turayicyuye mbo gusa iyo nza kuba ntararangaye nkaba naratsinze Bugesera mbabwiza ukuri nkaba naratsinze Muhanga bivuze ngo ubu twakabaye tuvuga ibindi ariko nubundi ndababwiza ukuri nta kiraba igikombe kiracyandagaye hanze ahangaha turacyagihanganira kuko nshingiye uretse ko mubibona ntimubivuge nshingiye ku ikipe ya APR maze iminsi mbona
njyewe aperi nayisesenguye ikiva muri sekafa, ndabwira nti ikipe yitwa aperi nabonye pre-season yayo, mbona inganya na gorira, nyibona muri sekafa, nyibona mu nkera y'abahizi. aperi yararokirise, ntekereza ko bashobora kuba barafashe n'amadeni kugira ngo barokirite nk'uko babyifuza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyi kipe yitwa aperi njye nyumva kuri radio ku bitangazamakuru, ariko aperi ntabwo njya nyibona mu kibuga pe, ntabwo njya nyibona mu kibuga. Nyumva nkubwire, njyewe nshingiye kuri aperi nzi, mbona mu bushishozi bwanjye igikombe kiracyandagaye, twe turacyahangarira igikombe, si n'iki cya shampiyona cyonyine n'igikombe cy'amahoro, twebwe turacyahangarira igikombe. ubwo ni byombi muracyabire uko mbivuze ibikombe byombi Rayon Sports iracyabikinira, kandi shingiye uko mbibona namwe, uretse ko mufite uko mubibona ariko mukanga kubivuga. Iyi kipe yitwa aperi rwose, gusa hari akantu keza numvishe bakoze, bavuze ko ikipe izaba iya mbere izatwara igikombe. Kiriya kintu nagishimye pe, kiriya kintu nagishimye, ni sawa. Bivuze ngo ariko uko byagenda kose nibacunga nabi n'umwanya wa kabiri aperi ntabwo izawubona, kuko ni nawe ukwiye. None se umwanya yatwaye mu nkera y'abahizi ntabwo muwuzi? Umva nkubwire, njyewe narabivuze, ndavuga ngo uyu mwaka nibwo aperi igiye kuzana udusha tutigeze tugira gute, tutigeze tubona. Iyi kipe bita Al Hilal mu mikino 3 bamaze gukina, Al Hilal imaze kubatsinda ibitego 9. Uranyumva neza? Bivuze ngo buri mukino ni mpuzandengo y'ibitego bingaye 3. Ibyo bintu aperi ntabwo yigeze bikora. Ikindi cya kabiri, uburyo yari yarokirise ntabwo aperi yigeze irokirita ko, ariko naravuze ngo nicyo gihe cyo kugira ngo aperi mubone ubwambure bwe mubone kidakomeye. aperi ahantu nemera ikomeye ni hamwe, ari naho hayishyize ku mwanya iriho. aperi ikomeye mu miyoborere, ariko ntabwo ikomeye mu kibuga. Mbisubiremo, aperi ikomeye mu miyoborere, ntabwo ikomeye mu kibuga. None uko gukomera ko mu miyoborere biragenda bigatuma abasifuzi bayibira buri munsi kazamuka gutyo, ariko aperi ntikomeye, hakomeye abayiyoboye, ariko aperi ntikomeye. Ewana, aya manota 3 nari nyanyotewe ngewe Rucagu. Nukuvuga ngo ngewe Rucagu nari maze iminsi nsenga, nkuba aje bundi tujye Muhanga, naravuze se mana yanjye, ubu ni umurozi koko, ni umurozi niki kubura ari amanota 3 tukamurwa amanota 3 twamburiwe munsi y'urugo, ubu tuba dufite igikombe. Ariko ndishimye, abareyo turishimye kubera ko tubonye intsinzi. Uyu munsi hari ingingo yabonetse inzi tubonye dukomveka, uretse ikosa ryaje kubaho mu gice cya kabiri, ariko ntekereza ko abatoza bari kubibona bira bintu bagomba kubikosora, ariko ikipe yagendaga mwese mwabibonaga. Hanyuma ikijyanye n'igikombe rero, igikombe ntabwo turakuraho Gikona afite andi makipe akomeye imbere. Ejo arahura na AS Kigali, nta cyizere cy'uko AS Kigali nayo iri mu makipe ya nyuma ishobora no kwihagararaho ikaba yanayitsinda. Turacyari ku gikombe, gusa amakosa yo ntabwo yabura, ariko ntekereza ko tuzagenda tuyakosora uko bwije uko bukeye. Kipe yacu imeze neza, nta kibazo.